Ngewe nashishikariza nk'abayobozi bakuru yuko basi bajya bigisha abayobozi kugira impuhwe, bareba n'umwana warenganye bakamurenganura, kuko abayobozi nta kintu bari gukora. Abana batoya bari kwangara, niho handi usanga babafashe n'ejo bundi hari uwibye hano bajyaho baramubitagura kandi biterwa n'inzara. Iyo umuntu akuruta rero urabona ndi umukene, uhora utinya umuntu w'umukene. Ni ukuvuga ngo ibyo byose iyo umuntu akuruta aba akuruta. Uyu mwanya nshobora kujya kwa mudugudu, najya kwa mudugudu ngasanga yananzeyo. Urumva ko iyo afite amafaranga ntacyo wavuga wowe uri Rwanda rugufi uri hasi. Ni ukuvuga ngo REB yadusabaga kugira ngo twumvikane. Wowe n'abandi? Njyewe n'uwo mukwe wanjye no kwa data bukwe. Noneho kumvikana kwanjye nabo ntago byakunze. Bako inshingano n'ubundi zaba zaravuzwe ntago bazubahirije kugeza uyu munsi. Mwiyemeje ikirizo batwaje ni kimwe ari mwiyemeje. Cyo twemeje nuko ari gutwara uriya ura mwana wanjye. Hama akajya gute akareba yamukodeshereza yamwubakira akamutunga, njye nicyo nifuzaga. Biza kurangira atabi ntakina mu mariye. Umwana yaje kuva hano gute mu rugo? Umwana kuhavana kubeka ari ubwo buryo bwo kubaho nabi. Kuri REB kwa muganga baramubwiye ngo ngo nagende nimba mukunda n'undi amukunda bagende babyumvikaneho n'ababyeyi bombi. Turangije tujyayo ku babyeyi, turicara tubibatekererezaho, baravuga ati nta kibazo tuzamufasha uko bishoboka kose, n'umuhungu nashakisha uburyo ishuri arireka ubundi akurikirane umugore we, kuko n'umugore we ubu ntabwo akiri umunyeshuri yabaye umugabo.